nshira umufati wo kubitara kabiri kakamataro gasaveri nyamusatu rugamba numaze gushyira banyise ruhabwa mu icyo gihe impunzi zaje zamare kumasha ndawutakisha sinkutije paka umuseke ugeze nyaruteje guma banyise ruhabwa mbunda icyo gihe impunzi zaje zamariye kumasha banyita damascene bagenzi mwene girivasi guma ndekeye aho ngaho murakoze. Hano kuri kamera zacu biragaragara ko dufite umugabo mubona ari kunywa agatabi. Twagira ngo tuganire nawe, nahuye nawe yanganira ubuzima bwe, numva n'ubuzima wabaje cyane. Aherutse gupfusha umubyeyi mu gihe cyashize. Naganiriye nawe ambwira ko umubyeyi ngo ajya gupfa yamuraze itabi, ariko ndagira ngo noneho abitwibwirire cyane ko yari umunyamasengesho. Naganiriye nawe ndagira ngo abadukurikiranye kuri kamera zacu kugira ngo mwumve n'ubuye buzima yaciyemo. Ndagira ngo wicare hasi nta kibazo, noneho tuganire wicaye ku gatebe. Uratangira wibwira bari kutureba ko hano kuri kamera zacu kugira ngo bakumenye. Amazina witwa nde? Nitwa Damascene bagenzi. Damascene bagenzi. Naba mfite imyaka 42. Ubwo navutse maze kuvuka ngira imyaka 15 ubwo natangiye kunywa itabi. Damascene twaganiriye utubwira ko waba warigeze gukizwa. Ubundi utuye mu mudugudu wa Cyanya, mu kahe karere? Akarere ka Kirehe, akagari ni Cyanya, umurenge wa Kigarama. Ubwo twaganiraga wambwiye ko wigize gukizwa. Wese nibwo koko wakureba yamenya ko wigize gukizwa? Wigize ukizwaho koko? Yewe nasengeye abagwayi imyaka 30 ndakizwa. Nta muntu wese n'ibimuga narabikizaga, narabasengeraga bagakira, n'abafatanye intoki bagakira, n'abadayimoni nkabirukankana mu izina rya Yesu. Ariko nza kugwa, ariko ubu ngubu ndashaka inkunga y'amasengesho kugira ngo nongere ndekire itabi, ubundi nongere nsubire mu gakiza kanjye. Ariko ubwo twaganiraga wambwiye ko itabi wagerageje kurivaho ndetse wumvaga bishobora gukunda, ariko mama wawe amaze gupfa wambwiye ko wagize ibyago mama agapfa, umbwira ko mama amaze gupfa ngaribwo wahise urikunda cyane kuko ngo yarari kuraze. Ese nibyo koko nkuko wabitubwiye tubyumva? Byagenze gute kugira ngo itabi rikunde kurushaho? Itabi impamvu narikunze kubera akababaro k'umukecuru wanjye amaze gupfa, ari we yandengeraga kandi twaranakoranaga. Ese muraho ikibazo ndavuga ati reka niswe ku itabi niyo maganyiro yanjye. Ese mama yakoraga akahe kazi? Yacuruzaga itabi agacuruza n'ubugoro byose. Ese ko nzi neza ko papa watariho, mama we niwe rusigaranye imitungo. Ese mama wajya gupfa yaba yarakuraze? Aba hari ikintu yakuraze ko nzi kuri umwana mukuru hariya, hari ikintu yaba yarakuraze? Yandoze itabi. Yakuraze itabi? Yandoze itabi. Aha, n'ubundi ndimo ndarinywa kandi nta kibazo mfite. Mu bibazo ufite ikitabi ntago kirimo? Nta kirimo. Uze ngo mu bibazo ufite ikitabi wagikuyemo waragikemuye? Nakirangije. Yakuraze itabi gute se? Yaba yarakubwiye ngo uzaricuruze uzarinywe se? Yakubwiye gute? Ko nzanywa itabi. Yarakubwiye ati ntuzave ku gatabi mwana wawe? Mwana wanjye ntuzanywa gatabi, ntuzariveho ahubwo uzarinywe, dore ngiri ndapfuye ndari gusigiye. Ubwo ibyo yarasigaranye byose yarari guhaha? Byose ndarifite ndinge ndarifite ndimo ndarinywa n'ubu. Abadukurikira kuri kamera zacu ari urumva aravuga ati itabi yansigiye ryose ndarifite. Ndarifite byose. Haba hari iki kuba ufite ngo twereke ibyo ufite uko rimeze? Reka nze ndikwereke. Ndarifite hano ngiye. Ibyo yansigiye byo nasigaye mbwira.
ariko none se watangiye kurinywa kera ndibaza hashize iminsi apfuye none haba hari irigisigaye niryo ryonyine risigaye cyangwa hari irindi ubitse mu bubiko ngenda nywa mu nzira aho ngiye gukora iyi niyo maganyiro yanjye iyo rishize nshaka irindi none se nk'umuntu wigize gusenga ntago hajya haza agatima ukumva ufite agahinda kenshi ukumva ufite amarira ukavuga ati nk'ubu icyama imbaraga zo kubasha kongera gukizwa nkongera nkasenga mariage mfata agatabi niko kamara agahinda ukongera ukanywa ku gatabi ariko ndumva nshaka no kuzabireka naryo ako sinzi ko bizanankunda ariko ndashaka amasengesho menshi kugira nzarireke. Urashaka amasengesho menshi ese itabi umuntu akubwiye ngo wenda reka dushaka ukuntu itabi warivaho umuntu avuga ati dushaka ukuntu twagukorera twagusondera wenda ukabona ka business ukora kuko ndibaza ko iryo tabi urinywa ku mpamvu z'agahinda kubura ababyeyi kuba mu buzima bubi kuba warakuze nabi ibyo nabyo bikaba byatuma ugenda unywa itabi. Nabyemera nta kibazo wakizwa itabi ukarireka ukabasha gukorera Imana mu gihe waba ubonye ubushobozi. Nashima gitaramo ese watubwiye ko wigize gusengaho ngo wasengeraga n'abarwayi bagakizwa ikintu cyaba cyaratumye kuri final umunsi warekaga agakiza umunsi wasubiraga kunywa itabi ndibaza n'inzoga uzinywa byagenze gute? Satani nyine ubwo ni umwanzi w'amahoro ariko mbonye agakiza nakizwa nkabirika nkongera nkabona bambyutsa nkongera nkakira nkongera gasengera kuko nari meze. Ese tujya twumva abakozi b'Imana basengera abantu bagakira tukumva bagitwaza tukumva abo bita barugagi basengera abantu bagakira bamwe bakavuga ngo ni imbaraga zikuzimu abandi ngo baracishije ibyo ni ibintu tugenda twumva ahantu henshi cyane kandi wowe tubwiye ko wasengeraga abantu bagakira ese koko wabonye ari Imana ibakiza cyangwa hari izindi mbaraga zibakiza? Nasenga Imana mishaka na Seduraka na Bedeningo nabo nasenga babayari bagakira izina rya Yesu bagakira. Hari umuntu wabuzi wasengeye ukatubwira izina rye ukatubwira ati umuntu witwa runaka naramusengeye arakira? Nasengeye benshi nagiye za Ntaruka nagiye Shanga nagiye Karangazi nagiye Rwagitima abantu benshi narabasengeye n'ubu ngubu bantangira ubuhamya mu midugudu yose barabizi ko nta bantu nakijije cyane basengera. Warabasengeye? Narabasengeye barakira kandi muri make we wemera ko Imana ikiza iriho abajyaga bavuga ngo ni imbaraga zikuzimu bareke kuvuga ko ari imbaraga zikuzimu ahubwo bizere ko Imana ikiza. Imana ni ya mbere niyo nkuru kandi niyo nkuru nukuvuga ngo ni isaha nubwo ufite intege nkeya nubwo uri mu byaha ariko wemera ko Imana ifite imbaraga ifite Imana ni ya mbere. Ukaba dukuriye kuri kamera zacu ngira ngo muramubona yitwa Damascene irindi zina ninde? Bagenzi Damascene mama wawe yitwaga nde? Sinzibira mu Kagatarina. Ngo nagazibira mu Kagatarina ni iryo ni izina rya mama we ubwo papa wawe? Girivaze Rutabagisha. Muramubona rero itabi ryamugize gikoronike ryaramukoroneje muri make ariko arasaba inkunga y'amasengesho washobora kumusengera ariko akavuga ati mbonye ubushobozi mu bituma nywa itabi harimo agahinda k'ubukene harimo agahinda ko kuba mbabaye mbonye ubushobozi ariko ibi bintu nabireka. Rero nk'uko dusanzwe mubizi ko dukunda gusenga tugasengera abarwayi tugasengera iki turashanga umuntu tumusengere yongere gusubira mu murimo w'Imana yongere gusubira yongera asengera abarwayi bakire yongere afashe abantu mu buryo bw'umwuka bongere basubizwemo imbaraga. Rero kugira ngo Satani winde njya mbwira abantu ngo umuhanga mu gufata igihugu afata ibintu bitatu ikibuga cy'indege state house na radio bamaze gufata igihugu. State house rero ni umutima radio nakanwa ikibuga cy'indege ni umutwe. Ibyo bintu rero Satani yamaze kubifata arabikoloneza ariko turagira ngo mu izina rya Yesu uyu muntu biragaragara yuko Satani ibyo bintu yamaze kubifata muri we yamaze gufata igihugu cy'umutima afata na radio ariko kanwa arangije afata n'umutwe yarawukoroneje. Iyo umusha amagambo avuga ukareba muramubona kuri kamera zanyu
murabona uko yambaye, satani yamaze kumukoroniza. Nanjye icyo gihe ndamuzi, ari umusore mwiza kandi uko yavugaga ubutumwa. Hari akaririmbo waba wibuka Damascene ngo turirimbire ko Imana waba wararimbaga nk'ebyiri. Turirimbira akaririmbo kamwe. Ku musaraba w'isoni Yesu niho yabambiwe igorogota, baramufashe bamwiciraho, bamwica urupfu rubi rw'agashinyaguro. Nimubireke bigere isarura hehe, nibwo nzabwira bakozi banjye bankoreye neza, bagiye bafata ingano zanjye zijye zishyirwa mu bigega byanjye hehe, umurama ushyirwe mu muriro. Amen. Imana imuhe umugisha cyane. Akandi karirimbo, reka twumva akandi karirimbo gato ku ndirimbo. Imbura umurimo wawe Mana, kuko kw'isi dukurura cyane, babandi bajyaga basabira itorero Mana, satani yamaze kubagusha. Imana imuhe umugisha cyane. Murumva ko yari umukozi w'Imana. Ubundi ntihazagira umuntu ukubwira ngo umuntu n'imbwa, kubera ko imbwa iba ifite umurizo, ariko umuntu nakubwira ngo nari iki, uzamubaze ngo wari ufite irihe ranka. Nari umusirikare, wari ufite irihe ranka, warwaniye. Icyo nicyo cyatumye burya Dawidi yica Goliyati. Kuko umunsi Sawuli yamubwira ngo waba wararwanye izihe ntambara, yaramubwira ati cya mbere ngewe ahantu nitoreje naho narwaniye hari mu ishyamba, cya mbere y'idubu ryazaga n'abashaka kurifata nkaritanyagura. Haravuga ngo nishe intare nyinshi, avuga ngo uwo mufilisiti utakebwe azapfa nk'imwe muri zo. Biragaragara ko yari afite ibimenyetso, araduha ibimenyetso bifatika ati naranaririmbye, nasengeye abarwayi. Ni ukuvuga ngo rero mu bishoboka byose yari azi gusenga. Reka tumuhe akanya gatoya asenge nk'umunota umwe gusa, hanyuma twumve ese koko yarasengaga by'ukuri cyangwa arapfundikanye. Wadusengera akanya gato nk'usengera abarwayi muri rusange. Turagushimye Mwami Imana Nyagasani, tugushimye ko waturinze muri iki gitondo, tukaba tugejeje amasaha kuri iki cyumweru. Mana yacu uhabwe icyubahiro. Uwiteka Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ya Eliya, manuka uyu munsi wose ukore igitambo, umanuke utugwanirire kandi tugire neza. Uwiteka Mana ya Mishaki, Mana ya Seduraka, tugusaba kugira ubane natwe uyu munsi wose, ukiza abantu bose hirya no hino, twese tugwanire Nyagasani Mana. Nta kintu twakora, nta n'ikintu twakifasha, ahubwo niwo turi ubera ingabo yo kudutambira kandi ingabo yo kuturinda. Byose tubisabye twize kandi twiringiye mu izina rya Yesu n'ry'Umwana. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha rero abadukurikiranye, abanyamasengesho nabasaba inkunga ngo dusengere uyu muntu yongere asubire mu murimo w'Imana. Murabona n'indushyi yo kubabarirwa. Niho Yesu yavuze ngo yemwe mwese abarushye n'abaremerewe nimwigire hino ndabaruhura. Ayo magambo tuyabona muri Matayo 11:28. Mwigire hino ndabaruhura. Tugira ngo uyu muntu nawe Satani yaramufashe aramuhindura gikoronike. Twongere tumusengere, tumusabire yongere asubire mu murimo w'Imana. Imana bamugisha, murakoze cyane. N'ubundi nibavuge Theogene mwari muri kumwe muri iki kiganiro twise ngo iwacu barakizwa. Imana bamugisha, murakoze.